dufite ikibazo ni ukuvuga ngo tubaho kuri ino si ariko tuyibaho tutigenga nk'uko twabyakagombye. Dufite abandi batugenga, dufite abandi babara niba turi benshi ngo bazatugabanye. Byose urabizi. Uzimama mubwiye gutyo 2020 ntabwo uzi ukuntu bayituratiye, nta muntu nshaka kuratira 2050. Reka abazaba bari icyo bemera ngo ku kijyanye n'icyorezo cya COVID-19 shira birarura. Reka twigarukire ku gihugu cyacu tuvuge. Nshaka kukubaza ku Rwanda, uri umunyarwanda wabaye mu Rwanda sibyo, ariko nizera neza ko iby'u Rwanda numva ntabwo wambwira ngo nta inosiyo cyangwa nta kintu mbiziho sibyo. Uko bisa kose ibyo nakubaza ibyo ari byo byose nk'umunyarwanda nuko mba nizeye neza ko waba ubizi sibyo. Ndagira ngo nkubaze, ubona u Rwanda rwa mbere ndetse n'u Rwanda rwa none ubu ngubu turimo, ubona wabitandukanye ute? Wenda mu magambo make, donc ubona wabitandukanye ute? Ni irihe tandukanizo? Ni ibihe byiza ndetse ni ibihe bibi by'u Rwanda ubona rwa none, ibyiza cyangwa se bibi nanone by'u Rwanda rwa mbere? Ntabwo ari byiza kugereranya ibintu gutya, ariko mwana buri gihe nyine n'igihe cyacyo, periode abantu baba babayemo. Buri urumva agiye kuvuga ngo nagereranya u Rwanda rwa mbere ya 1990 ibyo ushaka, rwa mbere ya 1994 n'urwa nyuma yaho, gusa koko ibyo bintu naba nkoze byaba ari ibiki? Ntago ari aho imbere ya byombi ni nyuma. Byombi ni nyuma. Uravuga guhera 1994 kugeza ubu. Uko bisa kose urwo Rwanda rwo nyuma gato, hagati wenda hagati ya za 2000 wenda kugeza 2005 gukomeza na 2010 no guhera na 2010 kugeza 2020. Urabona hagiye habamo revolutions zitandukanye mu Rwanda ugereranyije nuko rwari ruri muri iyo myaka. Haba mu buryo bw'iterambere uko rwasaga, urabona uko rwasaga, imiterere ya development mbese uko urubona nuko kurugereranya. Ariko nyine nuko buri gihe kiba gifite ibyiza byacyo n'ibibi byacyo. Mfite ibyo nibyo nshaka. Uko kuntu rero ushaka kufata ngo dufate mbere ya 2010 tudebe na 2021, si wabihuza ute? Ko ureba ibyari biryoshye byose corona yabivanze, ubwo ngiye nabivangurane kareka. Nyine dufite iterambere riza ryihuta, ariko ryuzuyemo n'ibibazo. None se nkubeshye, barakubwira ngo umuntu wa none abayeho muri comfort sibyo? Umwami wo mu 1900 atigeze abasha kugeraho. Regarde-moi uburyo nshobora kuryama mu nzu ifitemo agaparafo basize akarange sibyo. Ntabwo umwami wo mu 1900 yigeze abitunga ibyo bintu. Yari afite inzu y'ibyatsi kuva hasi kugera hejuru. Niyo wajya ngo za Misiri babaga mu mazu yitwa ngo ni amagorofa akoze ukuntu umuntu atamenya, ariko sinibuka neza inzu zabo ukuntu zaraga zikoze. Bo ntabwo ari ibyatsi kuva hasi kugera hejuru, ariko ntabwo bari bafite imifariso nk'iyo dufite uyu munsi. Bo banandikaga kuri za parchemin, bakandika kuri za papyrus, bakagira bajya gushushanya bakajya kugrata ku mabuye. Wumva kujya gushushanya ukagomba kuzashima ibuye paka ubyaje n'ishusho, mu gihe twebwe uyu munsi urashyira kuri machine ugaprograma ifoto ukayisohora hari. Donc tubayeho ubuzima ufashe 2010 ugafata na 2020, tubayeho ubuzima bwiza bumwe umuntu atabona ukuntu agereranya. Yaba ari mu mirire, yaba ari mu mitekerereze, ari muri iryo koranabuhanga n'ibiki. Ufashe mbere ya 2000 ugafata no kugeza 2020, navuga ko turi mu bintu byiza, ariko byuzuyemo ibibazo. Byuzuyemo ibibazo. None se na ari umuyobozi, niba ari Putin abivuze, niba ari Hitler, ariko n'umwe muri abo
navuze ngo dukunda ibya kera, dukunda ibya kera ariko babitugaruriye burya nabyo twabyanga. Yes, mbere ya 2000 internet washyiragamo email ugategereza iminota 30 kugira ngo email zafunguke. Ubu ni pa ko birabirangije, sibyo? Ntabwo wansaba gusubira mu mbere ya 2000 aho ntafunguraga email mu buryo bworoshye, cyangwa se aho narebaga ama video kuri YouTube ntegereza kureba televiziyo kugira ngo nzabone video, sibyo? Ariko nanone umweretse muri 2010 nakwikundira igihe cya none kirimo internet yihuta, sibyo? N'imihanda myinshi iri asphalt, sibyo? Ariko nanone unteretse muri 2021 nkareba ibyambaye muri 2020 byo kwisanga mfungiranye mu nzu, nakugande isubira 2010. Urumva hano ukuntu ibintu bimeze. Ibyiza rero il faut vivre le présent. Nta mpamvu yo guhangayikishwa nuko uyu munsi ntafite umudendezo nk'uwo nari mfite 2010, sibyo? Nta n'impamvu kuko 2010 sindi busubireyo. Ubwo rero nabangiye kwihandisha imibabaro nkatangira kuvuga ngo shanguze ukuntu shanga 2010 shanga abantu ngo birariraga shamba tubyiniro ngo saa 7 z'ijoro ngo umuntu no. Ubwo icyo gihe cyari igihe cyacyo nyine, n'ibyiza byabyo byari bihari n'ibibi byabyo. Uyu munsi nabwo hari ibyiza byabyo n'ibibi byabyo. Dufite internet nziza ariko turafunze. Icyo gihe ntayo twari dufite umudendezo. Ariko nibangaye bagiye babigiriramo ibibazo kugira ngo umuntu w'umugabo akorera amafaranga yose namara kuyashyikira ayanywera ijoro rimwe. Urumva ko utugereranije u Rwanda ntabwo nabigereranyije. Wenda tuvuge guhera 2010 rero ubwo ni historique yuko nyine u Rwanda ruri mu buryo bw'iterambere guhera ubwo bw'iterambere twari dufite n'uryubu. Ubu ruvuze ku kijyanye na internet ko byabaga ari nk'ikibazo gikomeye, ariko kugeza ubu nyine ubona ko ikoranabuhanga riri hejuru, ubuzima ni ize, sibyo? Urumva ko urebye ubuzima buroroshye, ubuzima ni sawa, sibyo? Ubuzima bworoshye bute nshuti? Uruvuze ko ubuzima bwo ari bwiza ugereranyije no guhera ubwo ugereranyije, sibyo? Ubona ko ubuzima nyine bworoshye ari bwiza kubera internet. Internet wayirya. Okay, ni nk'ibyo rero nagira ngo usobanure neza, sibyo? Niba wenda uvuze ugaruka wenda ku kintu cya internet ukivugaho ko nyine byabaga bigoye n'iki, ariko ubu ngubu ubuzima bwawe bushobora kuba bwarabaye bwiza bwaroroshye bitewe n'iki n'iterambere. Mwana wowe urimo arabangabanga ibintu kabisa. Tubeho none turyoherwe nanone ibya kera tubiretse. Yego ntabwo waba utibuka ibyashize, ntabwo waba unirengagiza ibyo waciyemo mbere, ariko nta mpamvu yo kugira ngo ibyo twabayemo mbere kiriya gihe bize kuyobora ibya none. Aho utubwira n'iki twakora kugira ngo 2025 tuzabe turabakire. Mbese tuzabe twarakize, tuzabe turi ababosi nyine, natwe tubasha guhagarara muri uno mugeri. Ujye ureba inota ubundi ukuntu imeze igenda yerimina sohoka. Ni ukuvuga ngo ugiye kujya kwiranda ku bintu byahise wakwisanga uri Nyamagabe. Ubwo nibo bakiri mu buzima nk'ubwa 2010. Ariko batumba Nyamagabe bakajya mu mibasi y'akarere Nyamagabe, Nyamasheke, Nyagatare, ibintu nk'ibyo. Donc ahantu internet igera ariko abantu benshi bakaba bahugiye mu bintu cyane, bahugiye mu bintu cyane bijyanye n'imirimo y'amaboko kandi tubaho kuko bakoze. Bajya bavuga ngo ubutazi yava ntamenyeka. Niyo mpamvu twabanje tumenye duti uyu munsi tugeza, ariko se aho tuvuyeho ntabwo tugomba kwibaza ngo byari bibi byari bimeze gutya, ariko ubu ni sawa. Ahubwo noneho tugize ndabona nakubwiye na 50 uri guhanza u Rwanda ruzabura nka nakubwiye ngo byari byiza igihe cyabyo. icyo gihe uyu munsi rero dushaka ibyiza biri mu gihe cya none nabyo tubibyaza umusaruro. urashaka iki? ubona nko muri 2050 u Rwanda ruzaba rumeze rute? nkuko nakubwiye ko ejo hashize hatagomba kuyobora none, n'ahazaza ntihayobora, n'ahazaza ntihazakuyoborere none. wowe baho none iby'ejo bibara b'ejo. uzi impamvu mubwiye gutyo?
2020 ntabwo uzi ukuntu bayituratiye nta muntu nshaka kuratira 2050 reka abazaba bari icyo gihe abariho bazabireba bagire cyakora ngomba gukora ibyo ngomba gukora nyine kugira ngo uwo nzasiga ku isi niba mbaye mpamusize azagire. ariko ibyo bintu byo dufite ikibazo ni ukuvuga ngo tubaho kuri ino si ariko tuyibaho tutigenga nk'uko twabyakagombye. dufite abandi batugenga, dufite abandi babara niba turi benshi ngo bazatugabanye. byose urabizi. Tangiye kuvuga ngo Venisenkani urimo kubibara. narebye icyegeranyo cyakozwe niba na Finiwap ni plan international ni Finiwap bavuga ukuntu abantu baringanaga muri 70 uko banganaga muri 2010 uko bari kungana 2020 uko bazaba bangana 2030 uko bazaba bangana 2050. ibyo bintu wowe ugawe ntabwo uri ujye kubibara uri kumva. sasa rero baraguha imibare bakurikije uko babyumva. baraza bakubwira bati mu Rwanda abantu ni miliyoni 12. undi azavuga ati oya ni 10. undi azavuga ati oya ni 8. bashatse banakubwira ko ari 6. sibyo? ntabwo uri wasange mu bitabo byabo ngo ujye kubimenya. noneho batangire bapanga ibyo bintu ntabwo ari ngombwa cyane. no mu gitabo cya Bibiliya baraho Imana ngo yahoye Dawidi kubara Abisirayeli. sinibuka neza icyo yabimuhoreye cyangwa se n'igihano yamuhaye. gusa Imana yashyize ibiremwa ku isi kandi ibyo birasopa. bakaba bazi kugipimisha aho bihagaritse akamenya yuko ari hafi gusama akirinda umugabo. bari bazi kunyara ku ngano akamenya niba hari ukuntu byagenze. bari bazi kunywa igikukuru bakirinda gusama inda zitateganyijwe. twebwe turi aho ngaho gusa turi mu mandazi twakurikiye ubumenyi iterambere. ntabwo twakagombye kuyoborwa cyane n'ibintu abantu baba bagenda bavuga ngo ni imibare ngo bazanye imibare. se ubwirwa n'iki niba imibare bari kukubwira uko ariko kuri barakubwira ngo isi yera ifite umwero watunga abayituye ubakubye 3. mu kandi kanya bati nyamara abantu nibiyongera ibiti bizahindurirwa imiterere amazi yagire. nibo baremye isi ntabwo aribo bayiremye ngo bajye kwigenera ukuntu igomba kubaho. ahubwo kubera iki tugomba kubatega amatwi cyane. kubatega amatwi cyane nibyo bidushyira mu ngorane. twakagombye kuba dutekereza wowe ukavuga uti mu muryango wanjye. undi akazi kavuga ati mu gihugu cyane n'urugero wenda ndavuga bino bihugu byacu bya Afurika. kubera ukuntu imirire imeze aho kugira ngo tuzane n'urugero njye mbaye n'ubushobozi aho kugira ngo tuzane ibyo bita GMO genetically modified. biriya bihingwa bahindurira imiterere bakabitera amafumbire n'imiti mvaruganda bakabitubura ngo abantu benshi bakunde barya. aho kugira ngo ngenzane izo genetically modified nakora porogaramu mvuga ni muri 2050 umugore w'umunyarwandakazi agomba kuzaba afite imyumvire imubwira ko atagomba kurenza abana 2. kandi byakoreka aho kugira ngo bareke babyara 9, 10, 8, 10 n'abangahe. none utangire kwiyambaza za GMO kuki utabaganiriza ariko ntabwo ari ikintu wavuga ku buyobozi bwa none. ni ibintu biba byarapfiriye muri za 70-60. donc turi kubaho mu ngaruka z'ababanje muri za 70-60 abazamutse muri za 90 kuzamura. noneho natwe ntitwaza ngo tubikemure muri za 2000 na kangahe. nibitaza rero hano ngo tubikemure muri 2020 niho hahandi utangira kuvuga ngo 2050 bizaba bimeze gute. watangiye aho umenye ikibazo mu Kinyarwanda bavuga ibihe byagaragaye iyo barikisha isuka. aho umenye ikibazo waba yari ugikemurira. yego hari abakubanjije batagikemuye ariko ugikemuriye ahangaho ukimenyeye ukanashyiraho uwo murongo nyine byakemuka. ikibazo nyine abantu baba bishakira kwitangira amakuru ameze nkaho
ari amakuru ngiye mbona mura kuko deja impamvu ibi ngibi mbivuze hari ikindi cyegeranyo noneho nabonye kirimo kuvuga ngo imbyaro ku isi zaragabanutse intangangabo ku isi zaragabanutse nibikomeza gutya ibihugu by'Iburayi bizarwanira abimukira ubwo sibyo byegeranyo byombi urumva iki trustable ni iki ntacyo kwizera hoye ntacyo kwizerwa icyo kwizerwa kirimo igituma abantu bakomeza kubaho ariko bagahindura imikorere nicyo nshyigikiye ko abantu bakomeza kubaho ariko bakigishwa bagahindurirwa imyumvire n'imitekerereze n'imico kurusha uko waje ukambwira ngo abantu bagiye kuba benshi bagomba kugabanywa ku isi gute se urabagabanya warabazanye c'est ça le problème ni ukuvuga ngo niba abantu bahari barahari nyine sibyo aho kugira ngo utangire gupanga gahunda y'ukuntu bagabanya kuko reka biravugwa sibyo wapanze gahunda y'uburyo bakwigabanya ubwabo se automatiquement nimba nahawe uburezi bukwiriye bumbwira ko ngomba kubyara umwana umwe nta kizampagarika nzabyara wa mwana umwe niba ngombwa nanamwihorera ko hari ibihugu bimwe na bimwe usanga bari gushishikariza ariko ni ibintu rega ku isi bikorwa nese ko usanga bakubwira ngo hari n'ibihugu bashishikariza ababyeyi kubyara urumva ari ibikizi ntabwo wamenya ukuntu bivuga mani ntabwo wamenya ukuntu bivuga nyine abantu batangira kuvuga ngo 2050 urabona bizaba bimeze bite wihatinda cyane reba hano urakoze cyane usobanuriye abadukurikiye n'abandi bari bafite ibibazo bisa nabyo mu byo uvuze ko nkomeje kumva neza wasobanuye kandi wasobanuye ibintu byinshi kandi by'ingenzi reka twikomereze twiganirire ku kintu kijyanye n'ubundi n'isi ya none abantu usanga hamwe bemera ngo ku kijyanye n'icyorezo cya COVID-19 kuki abantu batavugaho abantu nyine bamenyereye kuvuga nese wowe urashaka kujya mu mazimwe shira birarura oya amazimwe ni amazimwe nyine mwavuga ibi ndakavuga ibi ukabura icyo ufata n'icyo ureka hasigaye no guhama hamwe ugategereza icyo byaba byiza utabivuzeho ese urajya ngo simbyari nakubwiye byo gushyira amavuta mu muriro nimba hari ibyo abantu bavuga nyine bareke babivuge nyine ubwo ni ibyabo buri wese ajya avuga ibyo azi mwese ko ntacyo washobora guhindura hari speech ya Obama mbere y'uko apfa kuba perezida speech yavugaga ku bijyanye n'igicurane gishobora kuzaza mu myaka iri imbere iyo speech wabaye kubera ko barabavuga ngo byongera si byinshi sindumva reka dushimire abadukurikiye hano kuri kamera zacu za DLP TV njyewe wasuye Mugwiza Jerry nitwa Gadson nkuko mubimenyereye turabashimiye kuba mwadukurikiye mwakurikiye ikiganiro cyacu akarusho mukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika wibuke no gukanda kandi kukazogera ukande na like naho ufite igitekerezo uracyandika muri comment icyo wabaza Mugwiza Jerry wakimubaza tukase cyo wifuza tuzagaruka tukamubaza ubutaha urabyandika muri comment hanyuma azabisubize mu kiganiro cyacu icy'ubutaha ciao ciao wow